ariko uyu mugabo buri munsi natuma turyama natuma twika yewe iki gipangu cyabaye Sodoma na Gomora yewe niko akakora ni wowe buri munsi induru yawe muranu najyaga ngira ngo n'umuntu munyamuntu kujya koko baca umugani ngo ivuriro ndagiye ariko uyu mugabo buri munsi natuma turyama natuma twika yewe iki gipangu cyabaye Sodoma na Gomora kingura induru yawe ko mugabo wagiye Kosanga he. Babuja ikiro tuma bamabuja ho. Buri munsi siki. None siyo nduru turaryama induru natambuka induru igipangu cyabaye nuze kadarake. Babuja wabyumvaga se? Nabyumvaga ni. Utuma ni tutabyumvisa hanga n'uruhinja rwakubwiye. None se maburo umuriro wabuze ntabwo ubundi mfungura radio. Ariko uyu munsi nyine ntabwo. Reka wabuza nabo barushana radio y'umwuka rwose. Ngiye sinzi n'abantu baba mu ngabo. Singize ku wari mubyumva. Nabyumvaga sa ubwo yatumye namaruhuka. Sinarijeje kuruhuka. Maburo ubwo nyine ndaza kubikurikirana ndebe ukuntu nabitaho. Oya urakabya umuhungu urakabya pe. Sirimwe si kabiri. Ndaza kugerageza mbyiteho. Gerageza rwose urebe ko twaryama. Ndaza kugerageza nshaka karadiyo. Oya gerageza rwose oya. Umugabo koko mana yanjye araza mana yanjye umugabo anesha umuntu yewe wa mugabo we nanone koko nuduhaga henge ye baba we shaje igipangu ngiye kukivamo nakivamo pe ni wowe nanone nakoze nano kujya wumva ese wa mugabo ubundi barabikuroze se mwabuja wawe wagiye wihangana ako nihangana wo batumye nihangana utamana gahenge n'umunota none reka mubwire ndakigusiga naho ngaho uramba ako ndakubangamira ari nge kandi ari nge umuntu abayigire mu buryo nawe ukaza ubinyara mu bitoba anaga ari muri Sodoma pe anaga ari Sodoma aga tuba twaje kuhuga tuba dufite imiryango hirya no hino ibigomba kugira gute gutuza tuba twire mu kazi wani mbakazi kawe arako uzere uruvuga ati ndiye akazi naka tukurekere igipangu tugende mabura ntacyo ndaza kubiga noneho ntabwo uzangaruka iruhande wa mugabo rwose pe bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma bizongera gihe naho nzongera gukomagira ahubwo nzafata utwanjye usige mu gipangu wigende gerageza rwose akazi keza nyine nawe buri munsi reka nigire mu kazi ikinduru yahanga buri munsi ntabwo nzongera gukomanga rwose yemwe ni wowe buri munsi induru yawe muranu najyaga ngira ngo n'umuntu munyamuntu buri munsi ni wowe uvuza induru aha ngaha baca umugani koko ngo ivuriro zaryotse ese ubundi ni wowe mba mbona buri munsi uzukomanga kwirirwa ubangamira unyica uburyohe ubumbaza ikigo wajya umenya iby'urugo rwawe uba wishyura uburyo ariko ababyeyi twarabwowe ubu na nyoko nawe ngo afite ngo nzabakobwa kandi nisi ubwo nawe ubwo nyoko arareba akabona uzamuzanira umukwe muzima ndamuzana se wowe ntabwo wanyuze muri ubwo buzima igitangaje ni iki nawe ugira ngo ujye uza umfashe muko ntabwo nzaza kugufasha gutaka kuko afite urugo rwanjye n'abakobwa nk'aba narababyaye ndabibonye ko ahubwo uzongera kugaruka hano ngo uri gukomangurura ndagukubita umugeri usubire mu nzu yawe cyangwa uzave hano ugende ubaye wumva ubabaye yewe ndumiwe koko ngo uzamubita umugeri wowe ungana gutya utapima n'ibiro bibiri ngo wamubita umugeri uhereye Yesu ugora yewe nduru yawe ni umunsi kuba ungana gutyo se wankoraho iki nta kintu wankoraho na n'ubu se mbikwereke ubu nawe ukukubita
ariko ngaho ngoze nta gukutirwa muri iki gipangu n'indaya ntazi iyo zaturutse ahubwo nafata inzira nkaba bisa nkabarekera indaya ubu uri kuza se gushwana wabuja ariko wa mugabo buri munsi warahanga ese ubundi ubu munsi uhuza iki wowe nanjye ntabwo mfite umwanya wo kwirirwa mbasuhuza mukobwa babarira cyane wagiye utuza wowe ugiye mwahereye mushwana akamugabo kuko ntabwo wamagahenge none uyu munsi ugize naringiye kugerayo oya reka mubwiye ntabwo njya gukura mu buryohe bwawe igipangu cyanyu kibasigiye do murabeho ugiye gufata utwanjye wabuja ntari binyine ndasohotse ngenda igenda nagenda abatubangamira